cyangwa murumuna we bose bazabasa ndabazi ko Aline bose barasa bashobora kuba bakuzaniye mukuru we cyangwa murumuna we noneho reba nusanga ari Aline uragaragaza uburyo werekana ikimenyetso ushobora gutera ruganda kuzungu yumve ushobora kumuhobera ushobora gutera haleluya ugakora ikimenyetso kigaragaza ko ari bizi urakoze cyane kugira ngo dukomeze gahunda zindi uri mana yasoza sezerano yifuza ibasura kuko ntabesha agaragaje ko ari we niwe cyane Aline wasanze Alex ari we niwe cyangwa arasa nawe ngo niwe cyane amen Imana wamugisha reka dukomere Imana amashyi abana bacu ngeta kugira ngo ugiye kuvuga amagambo ari mu mutima wawe hari imvugo z'iki gihe ngo ni mitomba bari mitombo ni bari aha hagati aho ugiye Adamu yaravuze ngo akana karakumumara ngo ni ivuga ryo mu magufa mitombo ya Adamu naye Alex tubwira uko wumva wavugisha uvuga amagambo meza umwaka ikibete Alex wikore mu buryo ziriya kamera zikureba aya mafoto murakeneye uzo ya postinga ejo muri anniversaire y'ubukwe iki ni ikimenyetso ko shira hejuru cyane iki ni ikimenyetso ko kumugaragara imbere y'itorero n'umuryango inshuti n'abavandimwe babisubita ikimenyetso cy'uko ubaye umugore wanjye n'umugabo wawe nzagukunda nzaguhagaze nzakuba hafi nzakuganira nzagukomeza umugisha Imana izagufasha agiye kugana n'Adamu kanakara kumumara aha Aline ngaho nawe twumva iyawe iki ni ikimenyetso y'uko mbaye iwawe ukaba uwanjye nzakubaha nzakubahisha nzagukundira imiryango nzagushyigikira nzagusengera Imana izabifasha amashyi menshi mu Aline ni ngaho yabihawe n'umwuka kabisa ko amagambo meza akomeye Imana imuhaye hanyuma